Hello. Shalom. Ikaze inshuti za Madrine Mando, ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Nishimiye kongera kubana namwe igihe cyari kibaye kirekire. Happy New Year, mwaka mushya muhire. Nubwo hashize amezi menshi, turi mu kwezi kwa gatatu, ariko kuva umwaka watangira nari ntarabonana namwe. Nizere ko Uwiteka Imana barinze neza, natwara turinze, turi amahoro. Nubwo ibibazo bitabura, umuririmbyi yaravuze ngo nubwo twahuye nibigeragezo, inzitane n'ingorane byo mu isi, wagaragaje ukuboko kwawe. Ishimwe ni iryawe. So ndashima Imana rero nanjye ko ndi muzima, abana banje ni bazima. Amezi abaye 4 ntagaragara hano ntakora video kuko habayemo igihe kitari cyiza. Abamwe barabimenye wenda bakeya, ntago nigeze mbivuga kubishyira hano, wenda nk'abari kuri ababa kuri Facebook bakeya barabimenye ko ntago nagiye mbitangaza cyane. Byari ibihe bikomeye. Itariki 8 z'ukwa 11 umwaka ushize, umutware wanjye yitabye Imana, yagiye mu ijuru. Ndashima Imana ko mu byukuri yabonye ubugingo. Guhera icyo gihe rero urumva ko byari ibihe bitatworoheye nk'umuryango. Burya nta ubuzima burahinduka iyo wabuze umuntu. Butavuga ubuzima bw'inyuma bufatika, ariko imbere muri wowe hari byinshi bigomba guhinduka. Kwiyadapta mu bundi buzima butarimo umutware. Mfite abana, ugomba ibintu bimwe kubireka. Urumva ni ibintu byinshi cyane. Rero iyo periode tuyibayemo ubu amezi 4, ndumva amezi 4 yuzuye. Ariko nagira ngo mbabwire ngo turashima Imana pe. Turashima Imana kuko Imana burya igihe yongeye gatanga umunezero. Ubundi iyo urebesheje amaso y'umubiri ubona nta byinshi binezeza bihari, ariko kuva Imana iba yarabyemeye, kuko nta kintu kijya gitungura Imana. Imana iba yarabyemeye bikaba. Imana rero irayobora intambwe z'ibirenge byacu. Imana turi kumwe, ntaho yagiye. Imana iratuvugisha. Imana ni umubyeyi, uko twabanaga nayo n'ubundi turabana nayo. Ndashima Imana rero ko nongeye kugaruka hano mpumeka umwuka w'abazima, n'abana tumeze neza. Uwiteka twitayeho n'ukuri turanyuzwe. Hari indirimbo yo mu sister wacu Aline yavuga ngo ndanyuzwe mu mutima wanjye. Nta rindi jambo nshaka kuvuga usibye gushima, kuko Imana dusaba gushima mu bibi n'ibyiza. Natwe rero turashima nubwo amarira atakamye, nubwo ibibazo bitashize, ariko turashima Imana, turanyuzwe kandi Imana iraturinze. Hanyuma rero video twagarukiyeho gukora, twari dushoje uburyo bumwe Imana ivugana natwe, kandi numva bwari ubwo. Ubu ngubu tuzatangira urundi rugendo rushyashya rw'ubuhamya cyane, dore ko iyi channel ya YouTube nayitangiye ari ubuhamya. N'ubundi nzakomeza guhamya Uwiteka mu buzima bwanjye. Hari uburyo mbonyemo Imana muri ibi bihe byo gupfusha umutware. Ukuri nabonye Imana yanyeretse mu bundi buryo ntashobora kubabwira. Nzafata igihe negeranye ubuhamya, nabwo nzabushyira hano muzabubona. Ariko nabonye Imana, n'uyu munsi ndacyabona ukuboko kw'Imana. Rero icyo Mwuka Wera azanyobora nicyo nzaheraho. Ariko nkoze iyi video kugira ngo mbashimire ko mu gihari subscribinze. Uzi ko gusubscribinga kuri channel ukabona hashize amezi 5 ari nta kintu kijyaho, bamwe bavaho. Iyo ni ibintu bishoboka. Mwebwe rero abasigaye, Uwiteka Imana akomeze kubitaho, guhagararana nanjye. Abansengeye, Uwiteka Imana abaho umugisha kandi mukomeze kunsengera. Burya hari ikintu kitihuta kuza, imbaraga z'umutima birakomera. Ntabwo ari ibintu byoroshye
gutakaza umuntu murabizi benshi muri mwebwe abo byigeze bibaho cyane umuntu mwari musangiye ubuzima nk'uko ni nko kumva undi muntu avuye muri wowe ugasigara uruhande yarahagazemo ukumva ntihambaye. So ni ubuntu bw'Imana ariko turakomeye tumeze neza n'ukuri turagarutse mu murimo kuko izina ry'Uwiteka rigomba gukomeza kwamamara mu mahanga. Ndabashimira rero nshuti zanjye, hari abakomeje kumbaza bati waburiye hehe, hari abakurikirana message zose ziraba bakazisubiramo bakanazireba bakongera bakambwira bati turazumva. Ni ukuri Uwiteka Imana hari impamvu Imana yigeze imbwira ngo hari impamvu abantu bose bankurikira, buri muntu wese yazanywe n'Uwiteka. Burya Imana isubiza ibibazo tuba dufite mu mitima yacu ikoresheje inzira zitandukanye. Yarambwiye ngo hamya nzaguha umugisha n'abazagukurikira, abazajya bagukurikirana nabo nzabaha umugisha. Ibyo rero ntubishidikanyeho, hari umugisha ubonera kuri iyi cyane. Uko Imana rero izakomeza kudushoboza tuzakomeza nkuko byari bimeze kandi izina ry'Uwiteka rizakomeza kwamamara. Gusa ni ugukomeza gusengerana tukaguma mu mwuka umwe. Ikindi nabibutsa nuko nukuri Uwiteka aracyashaka ko tubana nawe nka papa, dukundana nawe nka papa, tuba mu rukundo nawe, tukamukunda nk'umubyeyi, tukamwisanzuraho nk'umubyeyi, tukamuvugisha nk'umubyeyi, apana kugenda gusaba nk'abantu basaba umuntu ukomeye w'igihangange ugomba gusubiza ibyo bifuza ariko ari nta rukundo bafitanye nawe, ari nta connection bafitanye nawe. So biroroha kandi biranatandukanye iyo uvugana n'undi muntu n'umunyamahanga, bitandukanye nuko wavugana na papa wawe. Imana ushobora kuyita umubyeyi ukayita papa, ariko mu by'ukuri ntiwifate nk'umwana, ntiwumve ko nk'umwana. So no gusenga kwacu rero kugombe gukorwa muri ubwo buryo, uko ujya imbere ya papa ukamubwira ntacyo muhishe, ntacyo usize, dore ko Imana utayihisha ibibizi na mbere y'uko uza, ariko ubundi irakunda ko ubiyibwira. Nahoze mvuga ku kuntu aho nari ku Facebook live mvuga hari uburyo, hari igihe nigeze kujya gusenga narimo kuganira na Mwuka Wera, ntabwo ari Mwuka Wera, navuze ko hari uburyo Imana Data, Imana Umwana, Imana Mwuka Wera bose baravuga. So hari igihe rero Mwuka Wera kenshi ni utuvugisha, hari igihe Kristo Yesu ari we ukuvugisha, hari igihe Imana ari ikuvugisha. Iyo wahawe ubwo buntu rero umenya gutandukanya. Ubwo buntu nigeze mbugirirwa rero kuko hari n'amagambo umenye ukavuga ngo aya ntago ari Kristo yavuze, ni Imana. So na rero naravuze nti Data, narimo gusenga nandika uko yambwiraga nkandika, nanjye ibyo mubajije nkabyandika. Nuko arambwira ati ntaguzi ukuntu nezerwa, umutima wanjye unezerwa iyo nyise papa. Ndavuga numva nyine ntibisanzwe. Hanyuma rero mpita mbona iyerekwa, mbona ndi nk'akana k'imyaka 3, kwa kundi umwana aba yiga kuvuga asobanura avuga ibintu bimwe bishekeje, noneho nicaye ku bibero bye. So uko nageragezaga rero kugira ngo murebe mu maso, urumva Imana ntushobora kubona mu maso hayo, ariko Kristo akwereka, arakwemerera ukareba mu maso he uko abishatse. Ashobora kwiyereka muri forme zitandukanye, yakoresha ishusho iyo ariyo yose, ariko Imana Data ntushobora kuyibona mu maso. So byari izuba rero, yanyemereye gusa kubona nka forme y'amenyo nko ku munwa, nabonaga ko arimo guseka. Uko nakomeza nari ndiyo mvuga, sinzi utugambo navugaga, none hakaguma kandeba agaseka. So arambwira ngo rimwe iyo dusenga ari amagambo ava muri twebwe amuryohera, akamunezeza, agaseka. Mbese iyo turimo gusenga hari amagambo tuvuga ava mu kanwa kacu akanezerwa, akaryoherwa. Ubwo rero nicyo navugaga, iyo usenga Imana nka papa wawe, nawe reba iyo uvugana na papa wawe, umuntu udatinya wisanzuyeho, umuntu wasanga mu cyumba ukurira mu buriri bw'ukicara ukamubwira ibyo ushatse, wazurira akaguhoza akaguterura ukamubwira uko. Imana rero nayishaka ko nkuko ari umubyeyi ko natwe twifata nk'abana, kandi akaba ariko tujya tuyijya imbere. Niyo mpamvu avuga ngo
barahiriwe bameze nk'abana, abazagera mu bwami bw'Imana abantu bameze nk'abana. Abana ntago bakomplika ibintu. So ikintu kimwe rero gifasha mu muntu gutebuka kwinjira mu nzira yo kugirana ubusabane n'Imana cyane no kwifata nk'umwana muto. Nukoroshya ibintu, ntushyiremo logique nyinshi, ntushyiremo complication, kuko iyo ushyizemo ibyo byose theology mwinshi biba bisa nkaho urimo gushakisha ubwenge bwo hanze, kwapurika ibyo wigishijwe, ibyo bakubwiye. Imana ishaka kuzana umutima wawe woroshye, simple. Uwiteka Imana rero abaha umugisha. Turaza gukomeza guhera uyu munsi tuzajya tubona video nkuko byari bisanzwe. Uwiteka Imana akomeze kubishimira. Ndabakunda, mukomeze guhagararana nanjye. Video ni gufasha sharinga n'abandi. Uwiteka Imana azaguha umugisha kuko ntiwamenya ninde ufashije muri uwo mwanya muri icyo cyumweru kubera ko washarinze video yanjye. Uwiteka Imana rero abishimire. Ndabakunda. Shalom.